Ni byinshi cyane cyane ako kantu mugasubiramo mbere yuko dusuhuza abantu ni imbyangase mudutunguye wallahi ngaho uyu munsi barababonye itariki y'ubukwe niba nayivuga nushake ni itariki 6 z'ukwezi kwa 11 tariki 6 z'ukwezi kwa 11 2021 Fisi tayari nahubwo ntumiye abantu bazaze arya bya bindi babyita gute nuza gutora ubusurira abantu bazaze gutora ubusurira rwose kuri uwo munsi bari batubwiye ubukwe ku itariki 6 urumva bizaba bimeze gute muri bo bizaba bimeze neza ndibuka nyoko bukwe harakana yavuye ati imyenda nukujya yiraza muri salo ese wajya kurarana n'umugabo karara wambaye koboye ngaho ikintu nakubwira kandi nabwira abakobwa bankurikiranye hari abakobwa bamaze iminsi bantesha umutwe bamamagara kuri telefone ngo barankunda ngo barashaka ko ngo nabagira hari nk'umukobwa utuye Rwamagana ngo w'umusiramukazi amaze iminsi amamagara anesha umutwe rwose wa mukobwa wenda kwiyamye narafashwe ndakwiyamye ku mugaragaro bose babireba urumva nuko ntibuka izina ryawe neza ejo bundi narabivuze ku yindi cano ndakwiyamye wa mukobwa amahoro koko buri joro uramamagara ngo basi ngo uzangira undi mugore wa kabiri ndakwiyamye na mugore wa kabiri nshaka nubwo ndi umusiramu nshaka kugira umukobwa umwe ntago nshaka kugira abagore babiri egorate babarira rwose mahoro ndakwiyamye ndabizi iki kiganiro ubukirebe kuko ibiganiro byose ngoro urabireba waranakambiye ngo urapfukamye ngo uki kuri telefone hanyuma ndashimira abantu baciye kuri Yago TV bakama amafaranga yo kwivuza nagiye kwivuza akaguru nasanze nta kibazo gafite ndeba barebyemo imbere basanga nta kibazo na kimwe ahubwo impamvu ndi kubyimba akaguru basanga ni ibiro byinshi n'ubu ngubu ndi kuri regime n'ubu nabwiriwe pe ntago nigeze ndya ndi kugabanya ibiryo nkagabanya n'ibirimo amasukari nako amasukari narayaretse time greet every person where you stay. I think nizere ko mumeze neza cyane cyane ni byinshi cyane ako kantu mugasubiramo mbere yuko dusuhuza abantu ni imbyangase mudutunguye wallahi ngaho ndacyari MC setting ko bisanzwe uyu ni Umutako TV reka ngushimire we tutangira iki kiganiro nizeye ko turaza kukijyana ku musozo kuri kamera z'Umutako TV aba bantu ntago ari ubwa mbere mu babonye aba bantu bafite ibikorwa barimo gutegura bagiye batubwira uyu munsi yo twe twifuje kwicara tukaganira nabo tukumva uko byifashe ndabanze rero guhera kuri nyirirugo banze yakirwe ku Mutako nge padiri we padiri nda padiri gu padiri ku padiri nda padiri cya padiri ne padiri ngaho cyo mubwiye ndavuze ngo ndagukunda kwa padiri kwa padiri pe kwa padiri nguki nda padiri gu padiri ku padiri nda padiri uvuga ijambo kongeraho padiri wow umuhungu wanyu Fisi kibonke muramubona nishimiye ko munyakiriye ku Mutako TV kandi Umutako TV ndabakunda hanyuma tukaba twaje mu gikorwa cya Save the Date hanyuma tukaba twari tuje nyine muri icyo gikorwa nkaba ndi kumwe na madamu wanjye nkaba ndi kumwe na pare nta mubuze sinzane yari yagiye ubwo nta mahoro ngenda umumizirima ntago ngo inzoga ubwo waragiye gusenga nagiye gusara Imana fatuma amakuru y'iminsi mwegereze mikorofi amakuru y'iminsi amakuru ni meza
hakumana yanjye twamenyanye uri igikara none wabaye inzu umugabo ari kumfata neza. ubu nawe uri muri bantu bitegura kujya barara batambaye. Ya tuganire nabi pare murahorata kandi si sawa rwose wakazi. turashima Imana. Kwatema agakoti ubukwe butaraba. Save the date reba wifunze ikote noneho mu bukwe sinzi uko bizabyifa. Niyo ngeso yanjye. Hari ahandi hantu nabanje kujya muri gahunda z'akazi, ubwo rero mpita ncana kugira ngo nabyo tubivugane, tubereke, tubabwire itariki y'ubukwe. Save the date y'ubukwe bw'umuhungu wanjye Fisi ni uyu munsi barababonye itariki y'ubukwe. Niba nayivuga nushake ni itariki 6 z'ukwezi kwa 11. Uyu munsi ni itariki 18, umva ni igihe gito gisigaye. Mubashyigikire rero, mubashyigikire natwe twemeye gukora uko dushoboye tuzabashyigikira. Ariko noneho ubwo pare ku itariki 6 twizere ko ari ibirori. Itariki 6 z'ukwezi kwa 11 2021 Fisi tayari. Nahubwo ntumiye abantu bazaze arya bya bindi babyita gute, nuza gutora ubusurira. Abantu bazaze gutora ubusurira rwose. Umuhungu wawe azabishobora. Nategereje. Ubu se niwe munini babonye munini ku isi cyangwa mu Rwanda. Nibategereze rwose. Ubu se ndaruta umuhungu wa mupapa wapfuye wavugaga ibinyamakuru yitwa nde? Ubu ndaruta umuhungu wa Mukesha batwarewe ntiyashatse umugore kandi ari munini cyane nawe. Ubu se ndaruta ba Sikitu niba muzi saa kina filime wikagugu. Ubu se ndaruta ba Mukarujanga. Ariko mana we ntago mwe muzi yuko Imana ihari kandi ikora. Tugomba gutwika hagashya koko. Uyu munyenga nkawumviriza koko. Rest in peace ku musaza twabuze kandi wakoze akazi kari gakomeye Mukesha batware. Imana ikomeze guhiruka ridashira. Hari n'undi mugabo witabye Imana bamwitaga Big Boss. Big Boss shana. Big Boss si yari afite urugo. Big Boss se wasi yari munini. Ko Big Boss yandutaga uzarebe nko ku ifoto badufotoye kuri Afrimax TV. Turi batatu twari bane n'abandi bana babiri. Ubu nawe witeguye gukwakwanya Fatuma cyane. Fast vuba. Ngamera mikoro Fatuma ngire nawe tunumwibariza. Ako mana keya. Fatu kuri uwo munsi bari batubwiye ubukwe ku itariki 6. Urumva bizaba bimeze gute muri bo? Bizaba bimeze neza. Ndibuka nyoko bukwe harakana ati imyenda nukujya yiraza muri salo. Ese wajya kurarana n'umugabo karara wambaye koboyi? Ngaho. Habiro by'amakoboyi. Pare ngaho rero ubukwe ni ikintu kiba gikomeye, ni umunsi utagomba kuzibagirana mu mateka y'umuntu. Ni umunsi rwose ubukomeye kandi ushimishije, kandi ubukwe hari ibintu byinshi biba busaba, hari ibintu byinshi bisabwa kugira ngo ubukwe bukore. None urumva iminsi isigaye ni mike cyane. Ubu noneho nk'Abanyarwanda cyangwa se abafana ba Fisi abifuza gushyigikira Fatuma na Fisi, byose murishoboye cyangwa hari n'icyo mushobora kubwirana ati nyamuneka bikunze gutya mwadufasha gutya? Ntago twishoboye byose kuko ubukwe murabizi ntago ari ikintu umuntu akora wenyine. Haba hari ibintu byinshi cyane akeneye amaboko y'abandi, amaboko ya famiye, inshuti, abavandimwe. Ubwo rero hari dukina amaboko y'Abanyarwanda, inshuti zacu. By'umwihariko nsimbutse gato umuhungu wanjye hari filime akina, inshuti ziwe, abafana be, filime yitwa Kabashengure. Abafana be nabo rwose bamube hafi bamushyigikire mu bukwe bwiwe ku itariki 6 z'ukwa 11. Turabakeneye, abakeneye byinshi, imyenda y'abageni, kujya ku rusengero, ibyo kwakiriza abashyitsi. Bazajya no ku rusengero? Bagomba kujya ku rusengero. Ntabwo umwana wanjye yabana gipagani ku musigiti. Bagomba kujya ku musigiti, ntabwo yagenda gutyo nk'ino. Ku musigiti Imana
kabakira urugo rwabo tukaragiza Imana, hanyuma natwe abasigaye inshuti abavandimwe imiryango abafana be ba filime abanyamakuru nkamwe inshuti ziwe tukamuba hafi tukamushyigikira akagira urugo rwiza. Amaboko y'Abanyarwanda turayakeneye. Nibagiye kubasuhuza fi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hari akantu bajya bongera bakavuga ngo wa alaikum salam abrakatu bralamina. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wama? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shikamo. Marahaba. Habari ya magharibi. Mzuri sana. Kuba n'abaswahili koko. Wow. Reka rero ngushimire twatangiye ikiganiro nizeye ko twaza kukijyana ku musozo ndi kumwe n'abantu musanzwe murabazi mwarababonye byatangiye ngiye mbona ko ari bya bintu bishobora kuzahita bihagarara kuko Fisi hari n'undi mukobwa mwageze kujya mu bintu by'urukundo ibyo bintu nagiye mbibona ubwo nanjye nari mvuga ati biriya bintu buriya Fisi ndeba nabise si bizahita birangira bikarangirira aho ngaho ako none urabona ko ibintu ni mama wararaye ibintu ni uburyohe ya hari uwo mukobwa arahari twatugiye gukora ubukwe pe habuze akantu gato cyane pe ni uvuga ngo hari icyabyishe kandi gifatika niyo mpamvu nanjye nahise mbihagarika ariko ubundi gahunda yari ihari ariko mvuga ati hoya nimba ari kuriya mbonye gahunda imeze byihorere ubwo rero nahise nishakira undi mukobwa twarakundanaga uyu ariko nyirimo ndeba nimba bizaba ari fureshi ubu rero nahitagamo ariko rero naje gusanga uyu nguyu nta mutima mubi nta ngeso mba afite ngo rero mpita mvuga ati reka nishakire uyu nguyu mera mikoro Fatuma yimfashe sheri ako sheri ako kantu shanda gakunda no wenda n'ukantu babibonera aha ngaha baba batabegereye nk'ubu ndabonye ukuntu kare mwari murimo muhoberana tutarashyiraho kamera amabizu none Fatu hari ubukwe tugenda tubona ugasanga nk'abantu bagiye gusezerana nyuma yaho haje nk'umugore ati yaneye inda dufitanye umwana nyuma n'abagabo bari bajya guteza ingaro ati umugore wanjye ntibamusezeranye urumva Fisi nawe hari abakobwa bari baziranye ibyo byose nyine hari ibyo twabonye kandi na Fisi nawe aravuze ati nari ndimo kugira mbanze ndebe uburyo nahitamo nta mpungenge ufite yuko kuri uwo munsi wanyu w'ubukwe hari ikintu gishobora kuzabaho gishobora guhungabanya ubukwe bwanyu urebye nta mpungenge mfite uko byararangiye byabaye byararangiye ubu n'injye ugezweho iteka ryose ahubwo uzi seti ikintu nakubwira kandi nabwira abakobwa bankurikiranye hari abakobwa bamaze iminsi bantesha umutwe bampamagara kuri telefone ngo barankunda ngo barashaka ko ngo nabagira hari nk'umukobwa utuye Rwamagana ngo w'umusiramukazi amaze iminsi amamagara ntesha umutwe rwose wa mukobwa wenda kwiyamye narafashwe ndakwiyamye ku mugaragaro bose babireba urumva nuko ntibuka izina ryawe neza ejo bundi narabivuze ku yindi cano ndakwiyamye wa mukobwa wampaye amahoro koko buri joro uramamagara ngo basi ngo uzangire undi mugore wa kabiri ndakwiyamye nta mugore wa kabiri nshaka nubwo ndi umusiramu nshaka kugira umukobwa umwe ntago nshaka kugira abagore babiri egorate babarira rwose amahoro ndakwiyamye ndabizi iki kiganiro ubu kirebe kuko ibiganiro byose nkora urabireba waranakambiye ngo urapfukamye ngo uki kuri telefone ubutaha niwongera wa mukobwa we nzafata amajwi yawe indangiza nyakine kuri mikoro ya telefone yanuza kuri mikoro zanyu ndakwiyamye rwose mbabara utazansenyera uyu munsi nawe yumvise ngira ngo dusubiye inyuma gatoya ubwo twajyaga wagiye ugiye kumwereka mu rugo uribuka ko wabwiye ko umusiramu yemeye ko yashaka abagore 3 cyangwa bangahe ariko n'ubu bisubiyemo we ntago bikeneye Fatuma arakunyuza
sheri wawe arakunyuze n'uwo nguwo rero nakureka uwo mukobwa ntidushaka kumuvuga izina rye hano nakureke naguha amahoro cyane amahoro kabisa urugo rwawe kubivuganye uburakari ukoraga bimbabaje hakuzi kugira ngo yamuraje inkenga umuntu akuraza inkera arandaza inkera icyambere cyo urandaza inkera urabizi neza yuko mfite umugore ngiye gushaka sibyo mbonye umuhungu wanjye araka ibintu byaramubaye noneho nukuri ko Imana yaramemukiye umuntu avuze iki muri ku mutima araruhuka uzere ko uruhutse mwihorere nawe yumvise uzi umuntu ugwamagaye wibereye mu dutotsi twiza ndabaha nimero ye wumvise umva fi uduhe nimero ye ejo dufite urugendo aho hantu Rwamagara n'ubundi dufite ahantu tuzerekeza vuga se ko ari inyuma ya kamera aya basi kaho Fisi birangiye rwose afashe umwanzuro cyane mani iyo twahuye couple yanyu rwose iransetsa niyo mpamvu ndimo guseka cyane abanyumvishe nseka nanjye arajya bavanga ariko sha ngura abanyamakuru araseka nyine sometimes iyo uhuye n'abantu ari ibintu bibabaje birakubabaza bikagutera emotion ariko iyo ubona ko ibintu bishimishije nta mpamvu yo kudaseka kandi birango ngo ibyishimo birahenda kwishima birahenda Fatu bakwegereza mikoro mu gitondo iyo mico yose ibintu byose agatogo ka bosi kacyaye tuzi dushyushye kumutamika hafi aho byose yaba yagiye mu kazi yatinda ntabyo gukoramo ukamutegereza wakoramo ataraza c'est fake umva ngiye mu bukwe bwanyu umva ndabaraye nuko pare yaramaze kuvuga ati hari filime umuhungu wanjye akina yitwa Kabashengure afite abafana afite abantu bamukurikira dukeneye amaboko y'Abanyarwanda dukeneye abantu badushyigikira icyo nifuza kubanza kubabaza hari ibintu byagiye biba mwarabibonye abo bita bakeza bayaka nyuma birangira ngo nagatwiko bakadutumira mu bintu runaka tuzi ngo bya bintu ni ibyanyabyo ntabwo bizarangira nk'iby'abari abantu oya none se ibyayaka na keza byari agakino nyine byari ibintu ni nko gukina filime ntabwo rongeye ndi gukina filime kuko sinzafata umwanya wanjye sinafashe umwanya wanjye wo kujya gutereta uno mukobwa ngo mukinishe nta nubwo nzafata umwanya wanjye wo kudodesha imyenda myiza ihenze no kugura inkweto urumva imyenda bazaba bambonyemo ari ubwa mbere umuntu waba yarigeze hari aho yayimbonanye azavuga ko ari agatwiko koko sibyo ikindi muzaba muhari nk'abanyamakuru hazaba hari ababyeyi banjye sibyo hazaba hari inshuti zanjye hazaba hari buri munyarwanda ubishaka kugira ngo batazavuga ngo ni agatwiko bazaze mu bukwe bwanjye ndabatumiye rwose ariko momo yanjye n'ubu ngubu nta kintu kirajyaho kandi dukeneye ibintu byinshi none se nkubeshye n'ubu nta kintu kirajyaho abe ni inote y'ijana nta nurambaza ngo se fi ibyo bintu koko nibyo cyangwa si byo ahubwo nyenyoberwa iya nimero icyo tuyishyiriraho mujye mumbaza basi wenda nimba udafite umutima wo kuvuga ngo Fisi reka mufashe mu bukwe bwe basi ibyo tubivaneho wowe uzajya umbaza tese fi buriya bukwe koko ni ubwanyabwo ese koko fi mbese abantu baba bafite amatsiko menshi bampamagare banambaze na momo urumva momo yanjye ngira ngo nimyanjye narayibabwiye reka nyibasubiremo kugira ngo utazavuga ngo Fisi ngo nabuze ngo nimero yiwe cyangwa ngo mobile money ngo mwoherezeho n'igihumbi sibyo
nimero yanjye ni 0788919179. ntago hazaba hari ikinyamakuru kimwe, hazaba hari ibinyamakuru birenze 2, sibyo? muzaze ababishaka, muzaze mu bukwe bwanjye. Ngewe ntawe mpeje, yaba uwo mu muhanda muri rigora azaze, yaba ugendera muri vewe itazaze, yaba urara muri etaje azaze, ubishaka yaba n'urara ku ikarito azaze mu bukwe bwanjye. Nge siniyemera kuko nzi neza yuko nyuma y'ibi bihe hari icyo bita imva kandi itarengeje metero 2. nta muntu n'umwe waba uri umukire waba uri umukene urengeje metero 2. ntago bazakorangereza metero 2, nibura ngo basi bavuga ngo ni metero 2 n'igice. Oya, sibyo? Rero muzaze, muratumiwe rwose. nimero yanjye muranyibaha, nababwiye imbuga zanjye nkoresha Facebook yanjye nitwa Fisi TV Nyamunini. hanyuma Instagram yanjye nkoresha Fisi TV official nkuko YouTube channel yanjye yitwa. hanyuma TikTok yanjye ni Fisi official, sibyo? hari urubuga navuze harya buriya WhatsApp number ni iriya nababwiye hejuru. hanyuma wamburanye iki cyangwa agiye nakuburanye iki, wowe nimba wifuza kumfasha cyangwa se kunganiriza cyangwa guhura nanjye, ariko ushobora no kumpamagara muri Kigali ukambaza tesefi biriya bintu nabonye mwana wanjye nibyo, wenda nibura ngira n'icyesi imwe ngutwerera ya fanta, kuko twe turi abasiramu ntabwo dukeneye inzoga mu kirori cyacu. murakoze, ibyo ngibyo navugaga seti wanjye. hako none uyu munsi uzanye uburakari. Aregaho ikintu kikurakaje uba ugomba kukivuga, urumva? uba ugomba kukivuga. nta nduru nta n'indishyi. Fatu, hari ibintu nawe mperutse kukubonamo unyuzeho utuntu tw'uturirimbo. ntabwo wabibwira abafana banyu nawe bakaza kugusura n'ubundi byose ko byinjiriza umuryango umwe. washijya uvuga akabashengure kugira ngo turebe ko gakomeze no kubashengura. oya ntabwo buriya iyo ngiye kwita iyi filime yanjye ngo ijambo ngo kabashengure, nabo muri filime nashaka kubwira duhanganye nyine, tuba duhanganye iyo turi gukina, ntabwo ari umuntu runaka ku giti cyiwe, nabo twari turi gukina na nyine. urabona muri filime yanjye haba harimo umugabo ufite umugore munini cyane, yirata ngo umugore ni munini, ngo naho uwanjye ngo aranamye, ngo wagira ngo ni amagufwa y'ihene cyangwa y'intuza. urumva niwe rero niwe nashaka kubwira, ntago nashakaga kubwira abantu runaka bakurikirana filimi cyangwa se abandi bantu duhanganye muri sinema, ntago aribo nashaka kubwira. hagati aho Fatu, ni ukuri ko Imana uhora wambaye neza, urambara ukikwiza, nta bintu byo kwambara ubusa. Rega ni umugore mwiza. noneho pare nawe kositimu yeweho ntugire ikintu urenzaho, mbese bandeberaho. none se njye mukuru bagomba kundeberaho, kandi abayisilamukazi ndabakunda nanjye. bambara neza, by the way, bambara neza, bayikwije, yambaye neza. mungu wanjye ubona ko yahisemo neza, ntureba urukundo ni rwogere. ntawumfashije ntacyo, ndabibikiye. none se nyuma y'ubukwe hari ukuntu abageni bakora twahana umuntu ntibatahe mu rugo, akabanza kujya kwirarira ahantu nyine uzi nyuma y'ubukwe kankubwire, nyuma y'ubukwe ahantu nshaka kuzajyana Fatuma, ahantu Fatuma ataragera na rimwe, ahantu bita Igisenyi, apana mu mujyi gusa, nuza ku Mashyuza, niwe nshaka kuzajyana Fatuma. ejo navuyeyo, nta nubwo wahenda, hari utuzi tw'akazu yazi, nyasha yabahenze tuzajyayo. nzi neza ko haba hahenze hadahenze. ubukwe ntabwo twabukora ngo tunubwe kumujyana ahantu heza, n'ubundi kujyayo byanga bikunda. uzagenda bashyigikiye bana banjye. Fatu, hari ukuntu umuntu abona umukunzi
bakemeranya kurushinga bakabana ejo n'ejo bundi bugacya bya bintu byari uburyohe bugacya wa mugabo akagufatana n'undi muntu muri message akabonamo izindi message WhatsApp call akabona noneho ibintu bitabaho akabona watangiye guhinduka ningo nyinshi zitangira zimeze neza nyuma yaho bagatangira kuryana kandi atari byo bintu bumvikanye atari byo bintu bagiye gusezerana imbere y'Imana cyangwa mu buyobozi fata ibyo bintu nubikorera uyu muhungu koko urumva uzatababaje umuryango n'ukuntu paraba yabagaragiye sha wallahi ngiye ntago nabikora kuko tubanye dukundanye nta buryarya nta guhishanya buryo ugiye guhisha umugabo yakuvumbuye nawe arakuryarya cyangwa akajya muri telefone yawe agasanga message buryo ugiye muri telefone y'umugabo wawe hari icyo ubushaka kuko nifata nkajya muri telefone y'umugabo wanjye ngasangamo message zitari nziza nzababara ku mutima wanjye kandi njyewe ntago nababara kugira ngo tudashwana ngo mpite mbimubwira naguciye mu ijambo akiri muri ibyo nta kintu cya mbere kibi mu bundi buriya mu buzima cyangwa se ku isi nko kureburuzwa muri telefone y'umugore wawe cyangwa kureburuzwa muri telefone y'umugabo wawe ubu nimba mubanye mugomba kwizerana keretse wibeshye ukabibonaho gatoya cyane aho ngaho uhita utangira kumugenzura nk'ubu mfite umuntu w'inshuti yanjye sinshaka kuvuga izina rye ni n'umusitari afite umugore barabana barasezeranye bakora ubukwe ariko ejo bundi yaraje mu rugo arambwira ati fi wamfashije nimba hari ukuntu wabigenza ukabinkorera nkajya numva umugore wanjye ibintu aganira n'abandi bagabo bamuhamagara cyangwa ugahuza WhatsApp yanjye n'iyi kuko ngewe ibyo bintu nari nzi kubikora ariko narabyibagiwe ubwo rero nahise mubwira ati icyambere na mbere izera umugore wawe nimba utamwizeye muzatandukanye nine muzatandukana ariko ufite gihamya urumva nimba nta gihamya mufite ntago mwatandukana urumva kandi ikindi ibyo bintu nge nari mbizi pe ariko narabyibagiwe urumva ubwo se urumva bashakanye bizeranye barakundana barabana bageze aho ngaho umugore atangira guca umugabo inyuma bituma umugabo aza kungisha inama ngo nimufashe kandi mu by'ukuri ubundi se uri kureba ubundi yamukoze nk'ubukwe nka gutya mubyumvikanyeho umugore n'umugabo kwanza reka mbibwiye n'abandi bagore n'abagabo kuko njye n'uyu ntago turashakana ariko turi mu nzira zo gushakana yari umugore n'umugabo mwembi mubyumvikanyeho mukavuga muti reka tugende tujye kuri MTN twerekane icyangombwa cyacu cy'uko twashakanye hanyuma baduhurize telefone zacu umwe ajya amenya iby'undi barabikora ariko muberetse icyangombwa cy'uko mwashakanye kandi mukabereka ko mwembi mubikeneye kuko umugabo ashobora kuba bikeneye umugore atabishaka cyangwa umugore abishaka umugabo atabishaka ariko yenda pare icyo kintu Fisi avuze kirumvikana ariko ntibyagakwiye umuntu mwizeranye si ngombwa ko mutangira kujya kuri MTN mujye kuri Tigo mujye kuri Airtel ari muri kwiteza abantu byumva gute we ntabwo byagakwiye kuko umwe uba warasize iwanyu nawe agasiga iwabo mugahura muri babiri rero muba mugiye kubana mwabiganiriyeho ubundi urugo ntabwo rwubakwa n'umuntu umwe rwubakwa n'umugore cyangwa rwubakwa n'umugabo aba ari amaboko abiri ahurije hamwe babiri nta kibananira ngira ngo urabizi rero nta mpamvu urugo bagomba kwizerana bakubahana bakabwizanya ukuri ntawe udakosa ushobora gukosa muri aka kanya ariko nkagusaba imbabazi nawe ushobora kugwa mu ikosa nawe ukansaba imbabazi Fisi hari benshi bazira reka mbere ntangaho urugero hari benshi bakina amafilime hari benshi baziranye mu kanya ashobora guhura n'umuntu bakinanaga filime cyangwa
biganye cyangwa hehe oya rero yisimbuye nta kibazo Oya. ugasanga arambwiye ati se kuko bakinaga mbere ati sheri biti nabonye warubatse urugo ndagushaka ngo usengere umuntu w'umugabo ngashyiraho nk'akantu ka sheri muri telefone Fatuma akaba arayibonye ugasanga ntabimubajije ahubwo yahise arakara ubwo atangiye guhindura iki n'iki Fisi yanca inyuma kandi ntabwo ari byo niba abonyemo n'ako kantu namwegera amaze nk'umugabo we ubwo si Fisi ndi kubwira turimo turabwira n'abandi bubatse n'abandi bazubaka barumuna bacu bari inyuma urugo no kubahana no kubwizanya ukuri no kwizerana ndumva ari ibyo ngibyo kandi ibyinshi twagiye tubiganiraho barabizi Sarajaraje wantwaye umutima mureka tambuke umutima Shase turi feke kabisa. sibuka y'amajoro maremare telefoni zona gake gake terega nawe wanyuma gupfumbatwa nawe ngumana ni amahuriro kuri esheshatu ni bonfire kabisa mushyigikira umuhungu wanyu Fisi Kibonka cyangwa se Mudahigwa Emmanuel mushyigikire Fatuma Ako kutajumba izina ry'idini. iry'idini ni rihe Nitwa Fadhili. Fazil Fazili. nanjye nitwa Sheha Fadhili. naye nitwa Sheha Duyi Mbega haduyi, uri haduyi koko. ngira ngo rero murabibonye ngushimire cyane we twatangiranye ikiganiro tukatugiye ku musozo twe turi kumwe na Fisi n'uwo barimo kwitegura kurushinga madamu we Fatuma ndetse na pare we pare hari akantu yakarazemo keza cyane aravuga ati dukeneye amaboko y'Abanyarwanda dukeneye abantu badufasha batwunganira muri iki gikorwa nyamuneka rero mubabe hafi nuko bimeze gahunda ni yayindi ni byinshi cyane ku Mutako TV byinshi cyane tugomba kubagezaho nucikwe fi mbere yuko tujya ku musozo w'ikiganiro yego gira icyo ubwira abantu badukurikiye hari ijambo nshaka kubwira abadukurikirana ngira ngo kameramani anyerekezeho kamera neza mbibabwire mbareba kameramani nurangiza umbwire ngewe mbabwire neza mbareba ntabwo ndi kuranga intare bavandimwe inshuti zanjye babyeyi banjye bamama bapapa ndabasabye waba uri mu Rwanda waba uri hanze waba igihugu icyo ari cyo cyose waba urimo cyangwa se ukaba uri mu Rwanda ndakwinginze nimba ufite umutima wo gutanga ejo bundi nari ndi gukina kameramani wanjye amena kamera yanjye ntabwo nari kumukubita cyangwa ngo mwice cyangwa ngo gire ikindi kintu mutwara mu by'ukuri genda bisabira nimba hari umuntu washobora kumbonera ka kamera yamfasha akakama ngakomeza umwuga wanjye nasubiye inyuma kuko ni mwebwe nkorera mwokagira imana mwe ubwo rero ndabasaba kamera uko yaba imeze kose gusa bibaye byiza yaba ari nziza kugira ngo mbagezeho amashusho meza mbabwiza ukuri ivugire urumva hanyuma rero bavandimwe abadukurikirana nabo baba babyumva kandi hari abantu bagifite umutima wo gufasha nyamuneka abanyarwandakazi dushyigikirane bawe mugafatikanya ubuzima bukabasha kugenda neza Fatuma gira ikintu ubwira abantu bari badukurikiye na pare asezere noneho dusoze murakoze abantu bari badukurikiye abantu bari badukurikiye imfashanyo irakenewe kandi mukajya munadukurikira ku bihangano byacu Fisi TV official yewe umugabo wanjye murakoze na pare miyo mikoro na pare nawe ndakoresha ebyiri mu byubahiro byanyu kuko nanjye kubafatisha byari byangoye yego pare bwira abantu bari badukurikiye rero tujye ku musozo w'ikiganiro ikintu nababwira umuhungu wanjye afite filime yitwa Kabashengure ica kuri Fisi TV official bajyeho bakande subscribe comment na share
abashe kuzamuka agira hava n'ahagera, urugo rw'Imana yayiruha umugisha kandi n'ubukwe bwe tugumye tumufashe. Nimero yayitanze. Abantu mwari mudukurikiye, turabashimira cyane kuba mugumya kutuba hafi, mugumya mutube hafi, mudukurikirane. Nayibabwiye YouTube channel yanjye ni Fisi TV official. Hanyuma ikindi kintu nshaka kubabwira, ndashimira umuntu witwa Yago. Imana imuha amahoro n'imigisha, kandi Imana imuha umugisha mwinshi cyane. Yago, Imana ikwagure. Yago, Imana iguhe byose wifuza pe. Uri umuntu w'umugabo, niwe muntu nabonye ufite ubumuntu. Nongewe ndimbwa. Oya ntago uri imbwa. Impamvu mbivuze. Ari impamvu. Hanyuma ndashimira abantu baciye kuri Yago TV bakama amafaranga yo kwivuza. Nagiye kwivuza akaguru, nasanze nta kibazo gafite. Ndeba barebyemo imbere basanga nta kibazo na kimwe, ahubwo impamvu ndi kubyimba akaguru basanga ni ibiro byinshi. N'ubu ngubu ndi kuri regime, n'ubu nabwiriwe pe, ntago nigeze ndya. Ndi kugabanya ibiryo, nkagabanya n'ibirimo amasukari, nako amasukari narayaretse, ahubwo ndi kureka n'amavuta, byose ibintu byose banshyize kuri regime. Ndabashimira rero kuba mwarigomye mukamfasha nkajya kwivuza. Imana izabibahera umugisha. Hanyuma ndabakunda cyane. Ni Fisi wanyu, peace kubafana ho muri. Nyagasani mwese abamfashirize kandi abamenyere. Murakoze cyane. Yago, urumva ko wakoze ibintu by'agaciro. Akandi kandi ndashimira YouTube channel yitwa Umutako TV. Kuba imba hafi, ikamba hafi mu byanjye byose ndi gukora, ikamfasha, igatuma menyana namwe mukamenya. Ni ukuri kandi n'Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Kandi nimwibagirwe guha subscribe Umutako TV, ndabasabye kabisa. Nuce ku Mutako TV kuri iki kiganiro ngukore comment gusa, cyangwa urebe udakoze subscribe. Nyamuneka nimba utarigeze ukora subscribe, kora subscribe kuri uyu Mutako TV, kubera ko bagoha ibintu byinshi byiza, bakumenyera ibyo utari kumenya. Rero bahe subscribe nabe bigirira umugisha wabo.